dore akantu k'ubwenge. Ushobora kuba ufite telefoni yawe ufitemo nimero z'abantu batandukanye ndetse banitiranwa, bazaba baguhamagara utabanje kureba nimero bikagora kubatandukanya kubera uko wanditseho amazina asa ndetse n'ibindi bintu byose bibaranga bikaba bisa. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora gushyira ifoto kuri nimero z'umuntu uguhamagaye cyangwa se contact, ukabasha gushyiraho ifoto ku buryo yazaza guhamagara ukahita umenya uwo ari we, kamera nka profile ye akura kuri WhatsApp biba bimeze. Urafata telefoni yawe hanyuma uze muri app zawe ujye kuri contact kugira ngo ushyireho ifoto y'umuntu kuri nimero ze. Ntago ukoresha ya app udusanzwe dukoresha bita phone, ujya ugiye guhamagara no kureba umuntu waguhamagaye mu kanya kashize. Hanyuma wowe numara kugera kuri contact ukandeho, hanyuma winjireho uhita ukanda kuri karakamenyetso ko guteranya, bahite bakubaza email ushaka gusevingaho nimero yawe, kandeho bahite bakuzana akantu kameze gutya. Aha mbere urahita ushyiramo ifoto, hanyuma ugenda ufata ifoto y'uwo muntu nimba uyifite uyisevingeho, hanyuma uhita ushyiraho izina rye. Hano bakubaza amazina y'abiri aho kuri first name na last name, ushatse washyiraho n'izina rimwe cyangwa se yombi ukayashyiraho, ukahita uzamura ugahita ushyiraho nimero ye. Icyo gihe biba byabaye nta kindi kiba gisigaye, ukahita usevinga nimero yawe. Hanyuma ubwo yisevinze, reka turebe ko muri contact zacu dufitemo ya nimero neza iriho n'ifoto ye. Hanyuma turasacinga izina tumaze gusevingaho nimero, murabibona ko byakoze. Hanyuma nizereka aka kantu kagufashije, niba kagufashije ushobora no gusharinga n'inshuti zawe nazo zikabasha kubimenya. Ntibibagirwe gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Optic VFX, geraho narebe izindi video dukora umunsi ku munsi ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita Optic, reba muri comment urebemo akalinki ka WhatsApp channel, ugende ukande follow, ujye dukurikira kugira ngo ujye umenya video zacu igihe tuzishyiriraho ubimenye mu bambere. Ntibibagirwe n'igitekerezo cya video ushaka ko twaza gukoreraho ubutaha. Hasta luego.